zirenga imbaraga za mwuka zirenga imitekerereze n'imigirire n'ibibazo n'imisozi. Jya urenza amaso ikibazo cyawe, uhimbaza Imana ugifite ubugingo. Zamurira Imana yacu icyubahiro. Ugifite iki? Ubugingo, ugifite ubuzima. Abantu barapfa purimacyuwa, barakenyuka. Ariko reka iminsi dufite Imana yacu ikwigishe, Yesu akwigishe kubara iminsi yawe kugira ngo utunge umutima w'ubwenge. Iminsi yawe yo kubaho igihe biba bivuga ngo ukoreshe neza agaha Imana iguhaye. Dufite ubuhenebere bukomeye. Mudiyako, umbwirire uwo mugabo uti bamutishije akanya ko kuvugana n'urubyiruko. Ujye hanze ukora ibyo ukora ugaruke, cyangwa niba ugiye ugendere rimwe. Zamurira Yesu icyubahiro. Haleluya. Pepe ya Bwana. Haleluya. Zamurira Imana icyubahiro. Twibe ntabwo yewe nshobora kuza ahangaha kuza kwikaraga imbere yanyu bitamvunye. Biramvuna, nkabishakira amavuta, nkabyingingira Imana, nkabisengera, nkareka ibyo kurya, ngashaka ikintu mp'abantu kiva mu isi y'umwuka. Turumvikana? Zamurira Yesu icyubahiro ugireho cyose. Rero nta kintu nkunda nk'urubyiruko. Murabizi ko mu kanya twe dufite ibihe byiza, n'ubu tugiye kugira ibihe byiza. Ariko ubwo ari urubyiruko ruraho, ngiye kujya ndekuramo utubombe gusa tw'ijambo ry'Imana, ariko dukomeye. K'urubyiruko ndarukunda cyane. Nkunda urubyiruko. Hereza Imana icyubahiro uvuge ngo amen. Haleluya. Tongere tugireho ducya. Giraho ukivuge akavuyo kazanwa n'abazimu. Giraho utya. Urabizi igihe ngira impano y'intumwa, gira utya garura aha nka Nyagatare. Wongera ugira utya. Nturase ku busivili bubavuyemo. Vuga ngo uruwera Yesu. Uruwera mwami. Uri igitangaza. Haleluya. Ngaho komera nanone Yesu amashyi menshi cyane. Mwami Yesu umugoroba, kandi umugoroba turemeye. Nakiriye umwuka wera, nakiriye imbabazi zawe, nicishije bugufi mbere y'ukuboko kwawe gukomeye, mbere y'amavuta ari ahangaha, mbere y'abantu bawe wacunguje amaraso y'igiciro. Dore abana bawe mwami baracyahanyanyaza, baracyagukorera, baracyabishyizemo ingufu zabo zose. Baha umugisha, ubongerera imbaraga mwami, kugira ngo babashe gukora uyu murimo mu izina rya Yesu. Amen. Aho zendeba ukuntu kwaya korari disi zihanyanyaza zikamakinga shuwa yuko buri korari ihagarara hano. Ngira ngo dushaka kuva mu gitondo dushaka twakira amakorari 10 cyangwa 15. Mujikuri mujye mushima, mwongere mushimire runo rusengero. Iyo abarwari rufite amapini narusunikaga nkaruterekanya Nyagatare n'abiwacu akaba ariho bajya basengera. Najya muri korari ntabwiriza, ariko rwakomeza rukaba rwa Viana na Restoration Church na bagenzi bakorana, ariko rukaba ruri Nyagatare. Abasivili biwacu bose naho baba basengera. Zamurira Imana yacu icyubahiro cyane. Zamurira Yesu icyubahiro vuge ngo amen. Mbwira mugenzi ngo Uwiteka kurebe neza. Unyeganyezo murebe mu maso. Ureba atakureba mu maso menye ko afite nyabingi. Murebe mubwire ngo Uwiteka kwiteho kandi akurebe neza. Haleluya. Bwami bwawe Mana nibuze, izina ryawe ryubahwe mwami. Tubabarire ibicumuro byacu, ibyo twagucumuyeho Mana we, Data we, Mana we. Ubwami bwawe Mana nibuze, izina ryawe ryubahwe. Tubabarire ibicumuro byacu, ibyo twagucumuyeho Mana we, Data we, Mana we, Data we.
ubwami bwawe mana nibuze izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe ndashaka kumva amajwi yanyu ubwami bwawe izina ryawe ubwami bwawe ubwami bwawe ubwami bwawe mana nibuze izina ryawe ubwami bwawe ubwami bwawe izina ryawe ubwami bwawe ubwami bwawe izina ryawe ubwami bwawe izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe ubwami bwawe izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe izina ryawe ryubahwe mana ubwami bwawe ubwami bwawe izina ryawe ryubahwe mami ubwami bwawe ubwami bwawe nibuze izina ryawe ryubahwe mami ubwami bwawe ubwami bwawe nibuze izina ryawe ryubahwe mami haleluya haleluya buriya nayobewe impano ntagira iyo ufite amavuta za mpano zawe zisanzwe zikora imana ikongereraho n'inyongeza zamurira imana yawe icyubahiro cyawe nimuririmba ntukaririmbe kuko mwarepese ntukaririmbe nka korari ibyiringiro cyangwa korari abajya mu ijuru cyangwa abatwara mu cyo oya jya uririmba kugira ngo habeho impact hagire ikintu gituma imana ihabwa icyubahiro zamurira imana yawe icyubahiro jya uririmba kugira ngo umuntu waje hano arwaye atahe hari ijwi ry'imana rimubwire ko azakira jya uririmba kugira ngo umuntu wari ugiye kubivamo avuge ati ntabwo nkibivuyemo zamurira imana yawe icyubahiro cyane dukeneye umva niba igicucu cya Petero cyarakizaga abarwayi niba Miriyamu na Aroni bararirimbaga inyanja ikabareba bararirimbye bambutse inyanja umva imana imaze kubambutsa inyanja yaravuze ati igisigaye nta kindi ni uguhimba ako kanya havuka korari Miriyamu yararirimbaga gusa ibintu amajwi ameze nk'ay'abamarayika buriya impano yo kuririmba ni nziza iyisize muke musenga nahoze ndeba korari imwe iza umwe agaturuka Nyamasheke undi agaturuka Ruhengeri undi agaturuka mu majyaruguru ya Uganda bagahurira hano wayi kuki mudashobora kwicara hamwe nka korari ikaza mukicara hamwe mugahagurukira rimwe nk'abasirikare ba Kristo buriya mu cyaki yacu biragoye kubona akavuyo kubera ko ndi umuntu sinzi uko meze uko nteye nuko nteye ariko iyo uri umuririmbyi ukaza nyuma kuririmba abandi bageze hano nkubazi iyo waruri ukahadusobanurira ibi impano mufite mu ijuru irakaza Satani niyo mpamvu murwanwa cyane kuko Satani yarayambuwe kubera ubwibone kandi nta kindi gikubita hasi abaririmbyi ni ubwibone n'ubusambanyi nababwiye ngo ndabashyiramo akantu hereza imana icyubahiro hereza imana icyubahiro uvuge ngo iki haleluya hereza imana yacu icyubahiro je ntago bisaba kurepeta niba umwuka w'Imana hari impano agomba kushyiraho akanyongera n'izindi yuko nasenze akanyongera n'izindi kuko nashatse mu maso y'Imana mushake mu maso y'Imana muzaba abasore badasanzwe muba abagore badasanzwe muba abaririmbyi badasanzwe muba abakobwa badasanzwe muba abana badasanzwe
buriya ni muzi korari nkunda hano mu rusengero. Iya mbere nkunda korari y'abana. Zamurira Imana yashoshe. Izindi zose ndazikunda rwose. Ndazikunda zose. Ariko mbanza gukunda iy'abana. Babandi badusomera ibyanditswe hano. Babanza ndakunda cyane. Haleluya. Tugiye gusoma Tito 2:7. Tito 2:7. Tito, igitabo cya Tito 2:7. Ufite icyongereza babyita Titus chapter 2 verse 7. Umusomyi wanjye mwiza, umugaragu w'Imana usizwe, mumuhe mikoro, kandi ikindi mutegetswe kumukomera amashyi kubera yuko nawe aba yabisengeye kugira ngo asome, bimutwara umwanya akora research asoma nawe asenga. Tito 2:7. Tito 2:7 haravuga ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza. Wiyerekane muri byose as an example. Komeza nshuti y'umusaraba. Wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mwiyigisha ryawe ugaragaze ko uboneye utapfa gutera waraza. Mwiyigisha ryawe ugaragare nk'umuntu udatera waraza. Komeza. N'ijambo ryawe ribe rizima, ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha bawe, kugira ngo umuntu waje ahangaha yaje kuneka umudendezo w'abana b'Imana, ari intumwa yavuye ikuzimu, ari uwaturutse mu bacwezi, ari uwaturutse mu bangira itorero, ari uwaturutse mu byanga umusaraba byose, amwari agusanganya amavuta. Zamurira Yesu icyubahiro, uvuge ngo amen nshuti y'Imana. Tukomeze. Kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha mwari atabonye ikibi yakuvuga. Ndakubwiza ukuri, harimo abantu baza gutata umudendezo w'abana b'Imana. Hari abantu adashobora kukubwira inkuru nziza ituruka ku barokore. Negative. Ibintu biraho byo. Ariko ahangaha ni Paulo arimo arabwira uyu muhungu, biragaragara ko itorero yajyaga kubwirizamo bari abantu bakritika nk'abanyarwanda, bari abantu bateye nk'abanyagatare, bari abantu bazi kuvuga ibiriho n'ibidahari, bari abantu bazi kurema inkuru, bari abantu bakina urusimbi, bari abantu birirwa batera za puru, bari abantu mbese baruhanyije kubemeza. Ariko ntuzigera wemeza abantu kiri ku mwuka w'Imana n'amavuta. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Zamurira Yesu icyubahiro cyane. Iri jambo ry'Imana irureba. Paulo arabwira Tito, mwigisha ryawe, mwiririmba ryawe, ube wabisengeye waciye bugufi munsi y'umwuka w'Imana, munsi y'amavuta, maze nujya kubwiriza ntutere waraza, ushyiremo guhishurirwa, ushyiremo gusoma ijambo ry'Imana, ube wakoze research. Umuntu uri mu rwego rwa teologiya amware, uwaje kurwanya mware, arebe ibintu uvuga bisizwe biriho ubutware bw'Imana. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Girahutya nshuti y'umusaraba. Umusore, reka mbaze mbabwire ikintu kidutangaje. Ubu ngubu abakobwa tugiye gushingira bose, babasaza basaba ikintu babakiriza ni inzoga. Ubukwe bw'abarokore basigaye ejo hari ahantu nagiye ngiye kubona mbona umusaza ahaye umusaza wasabwaga bazoka, aramubwira ati iyi ni impamba rwose mubyeyi, kubera yuko mwaduhekeye, arongera mwongeza bondi 7. Icyo nicyo gihe turimo. Abantu ntabwo bashaka ibintu by'Imana, byarabatamye kuko bategera Imana, ntibasenga. Buriya reka ngo niyo waba uri pastor, iyo umaze igihe udasenga wanga Imana pe, ukajya uza hano bagakorangiza ijuru rikabinikiza rikabakamira, ugasigira utanyoye amata y'umwuka wera, ukicwa na bwacye. Ariko na leta y'u Rwanda yashyizeho shisha kibondo. Bwira mugeze ngo shisha kibondo. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Bebe ya Bwana, haleluya.
Bibiliya ngo mwifuze utyo. Wibare guseka dota, mwibare guseka, muraseka neza. Urumva? Haleluya. Iyo umuntu ngo mwifuze kunywa amata y'umwuka adafunguye, abakuze, abageze ku kigero gikwiriye, mbese abasige, abazanira igikundiro, abazanira kwemerwa, abazanira inshuti zima zitambaye ubusa, zidatambana, abakonekitinge n'ijuru. Ariko dore icyo mwifuza. Pasiteri, nsengera dore nguye ku ziko. Pasiteri, ndashaka umugabo. Pasiteri, nsabira mbona akazi. Pasiteri, nsengera mbona imodoka. Mwifuze kunywa amata y'umwuka adafunguye, atari umwerera, abakuze, abageze ku kigero gikwiriye. Zamurira Yesu icyubahiro cyane. Pepe ya Bwana, haleluya. Ndareba aho yavuye ni abarokore. Umukobwa ni umurokore, usaba ni umurokore, usabwa ni umurokore. Kubera iki Imana isuzugurwa ubupagani bugenda bwinjira mu rusengero cyane? Indirimbo zacu z'abarokore z'ibihimbano by'umwuka, ntabwo bashobora kuzana umuhanzi w'umurokore ngo asohore umukobwa. Bazana uvuga kanjogera we, kanjogera. Kanjogera ni imandwa baba bahamagara. Genda ujye kundega. Zamurira Imana yawe icyubahiro, haleluya. Pepe ya Bwana, haleluya. Twebwe tugomba guhuza umuco n'ijambo ry'Imana. Intore zacu zikaza, amaraba akaza, abanezerwa bakanezerwa, ariko Imana ikaba hejuru ya byose. Zamurira Yesu icyubahiro cyane. Zamurira Imana icyubahiro, uvuge ngo amena cyane. Pepe ya Bwana, haleluya. Pepe ya Bwana, haleluya. Uyu mukecuru yarazanywe no kumpanagura. Yarazanye ituro. Ako pastor areba ririheze. Mu gitondo bampaye ituro ryinshi cyane. Yarihishe hano. Ariko Imana izahora iguha amaturo, abana bawe ntibazagwe ku ziko, izakurinde gupfusha abana. Abana bawe aribo bazagushyingura, ntuzabashyingure. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Pepe ya Bwana, haleluya. Ni gute urubyiruko rwakubaha Imana? Arimo arabwira Tito nk'umuhungu we mu mwuka ati, shahu ugiye mu banyedini, ariko please preach, speak the word, binyangamugayo, ba integrity, bumuntu uvuga, umuntu wese akabura icyo yakujyagingaho. Uracyari umwana, nkutumye mu matorero, ariko reka gutera waraza. Ariko korari, ubu koko muravuga igihe mwakaririmbiye, mwaririmbiraga Imana, ndanabashimira, nta kintu mbagayaho na kimwe, kuko ibyo mukora sinabibasha. Ariko se ubu muraririmba mugataha ukumva uranezerewe, ukumva ibyo waririmbye kabisa byageza ku Mana, ariko buriya mwari muzi Imana yiyikorangije ikakwishimira, ubimenya? Wari uzi ko ubimenya? Ni bande bizeho imibare? Ni bande bizeho imibare? Uri umwana mwiza cyane, ndagukunda kandi ufite igikundiro. Ufite igikundiro muri urusengero. Ndashatse singutereta sha mu bintu nakubaganyemo, ibintu by'amajipo sinigeze mbijyamo kandi sinzabijyamo. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Mfite umugore wanjye uyu n'abana. Nahuze imbaza korari yuzuraga irimo abadamu basizwe bari hehe bose. Mbonye bamwe bahaguruka banyura aha, abandi baturuka iriya, abandi baturuka mu muryango. Quel problème quand même? Il y a grand problème de la chorale. Mbwira mugenzi uti, niba utarize igifaransa ibyo birakureba ibyo ngibyo. Haleluya. Pastor, ni gute dushobora kugira ngo urubyiruko rw'iki gihe rugira imihamagaro, ariko ubu generation yacu ipfuye igashiraho, dufite abantu bahagarara mu kimbo cyacu. Pastor, ubu Yesu afite, uretse ko Imana yambwiye jewe ejo bundi ni mu masengesho, n'ubu nyarimo y'igihe kirekire ntazi, ariko ndagira ngo mbabwire, ubu ngubu uzi neza ku itorero rya Kristo rimeze nk'incike.
twebwe aho bapfushaga twabaga twahahagaze tubwiriza ubutumwa. Aho umuntu bakwingingira kujya gusura umukirisitu twabaga turiyo, ariko tuvuga ukabwiriza n'ibiti n'intebe, ukitanganika ukabwiriza, ukayobora bataguhaye gahunda, ukaririmba, ukajya mu biki, ariko byose ubifitiye inyota. Ariko turi mu gihe gikomeye shaho pasaye Israel, turi mu gihe gikomeye. Be careful, mwirinde, mube maso, iminsi y'ubuhenebere irimo iraza. Harakisosha kwirwa mu rugo bakicara, akajya muri siporo akicara mu rugo, ntaze hano gusenga. Ubu muwe mufite service nk'icumi cyangwa 5. Hari igihe narebye ndeba intebe zitarimo abantu, ariko Imana ishimwe ko Imana ibahaye n'urubyiruko rwuzuye, mwikomere mu mashyi. Daniel igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 8 ugeze ku wa 20. Tugende. Shaka amavuta y'Imana, shaka umwuka wera, dirimba. Umuntu waje ashaka kwiyahura ahindura idosiye, dirimba nawe bakuzanira amafaranga hano, ariko sibyo pasa. Dirimba nawe umuntu akurebe yumva yagutwara iwe, ukajya uwibera iwe gusa. Akuzi ko umuntu agira igikundira ari umukecuru kumva bamutwaza inkweto. Ndakubwiza ukuri, amavuta ntabwo ari ay'abapasiteri gusa. Umwinginzi w'urusengero cyangwa ashobora kujyaho amavuta akajya yirukana imizimu mu bantu. Zamurira Yesu icyubahiro, haleluya. Pepe ya Bwana, haleluya. Pastor, urubyiruko rwacu dufite ejo hazaza. Dore mbasubizemo imbaraga, mbasubizemo intege. Imana yarambwiye ngo igiye gusuka ububyutse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Igiye gusuka ububyutse bukomeye cyane, ariko burasaba kubusengera no gutamba ibitambo byinshi. Iyo bababwiye kuza gusenga, pastor yapanze amasengesho, ni muze mwese musengera igihugu amahoro, musengera imiryango isenyuka, musengera urubyiruko rusambana ruri mu biyobyabwenge, muhagarika imbaraga zose zitambamiye kino gihugu. Zamurira Yesu icyubahiro, haleluya. Ngaho dusomera inshuti y'umusaraba. Mu mwaka wa 3 Yohakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yohakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishanari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Vagasuzuguro. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami, ab'imfura abandi n'ab'imfura abandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo bamenya, mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami, n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Murongo wa 6. Muri abo bana b'Abayuda harimo Danieli na Hananiya na Misayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Uretse aho ngaho tubanze twumve iyi nkuru, ubanze ushake ucagingeyo abana. Icya mbere buburanga, icya kabiri bubuhanga cyangwa n'ubwenge. Hari ubwenge, hari n'ubuhanga. Abyubishije umva kondisiyo. Icya gatatu kuba babasha guhagarara bakora representation imbere y'umwami akabareba, yarasanga ni beza, bari smart mu mutwe,
ikindi bafite ubwenge, ikindi bafite ubuhanga. Ushaka kuba ufite ubwenge ariko nta buhanga ufite. Hari abahanga. Iki gihugu gifite umugabo witwa ninde wari ukuriye World Bank, wakoze muri World Bank, mfite ifamu hano Nyagatare w'uruhara. Yigeze kureba umuntu wari ku ngengo y'imari y'igihugu, aravuga ati asa n'umukoreye audit, aravuga ati buri saha hari amafaranga agenda niba ari miliyari zingahe ahomba y'igihugu, kubera ko uwari uyashinzwe ntabwo yizi ibintu bya finance. Uwo mugabo muramuzi? Umusaza wakoze muri banka y'isi na banka nyafurika arayikura, ni umunyarwanda, bamwita nde? Kaberuka, Ephraim Kaberuka. Ni Kaberuka? Donat. Unu umuhanga. Uzana abasore b'abahanga beza bahagarara, bashobora kwiga urukarudaya n'urunyeremaya, abigisha indimi zabo kugira ngo abahindure. Yashatse kwica netiwaka yabo y'umwuka wera. Noneho reka twigira imbere tureba aba basore aha barahari, bashobora kuba bari muri korali, bashobora kuba bicaye aha ngaha. Turashaka iyi generation yacu tugire bene aba basore. Aha, umurongo wa gatandatu ni wari uriho. Yego. Aha, noneho bari usoma muri abo bana b'Abayuda. Okay, simukujye kuwa 8. Yes. Maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. 9. Icyongereza uyifite hadusomere iravuga ngo he purposed, agambirira mu mutima ngo he purposed not defile himself by the royal food. Mbese yanga kwiyandurisha ibyo kurya bamurikiraga Nyabingi, yanga kwiyandurisha ibyo kurya by'abacwezi, yanga kwiyandurisha. Sanyu ndagushuje inshuti y'umusaraba, Imana yarakoze kugukiza umugongo. Mukomere mu mashyuri ya mama w'Imana. Banze mwumva, ubu ngubu ikiza cyose kiranduza urubyiruko. Nta ugambirira. He resolved in his heart not defile himself by the royal food. Yanga kwiyanduza, aragambirira. Jugambirira kudakubitwa hasi n'ingutiya. Ndazivuze zamurira Imana yawe icyubahiro. Ndazivuze rwose. Zamurira Imana icyubahiro. Jugambirira ku ishuri kutazira amandazi. Jugambirira kudakubitwa hasi n'abamotari. Ariko barumva icyo mvuga sha. Zamurira Imana icyubahiro cyane. Barimo baranyumva runo rubyiruko. Ugasanga umwana muto ufite avenir, ufite ejo hazaza, ahagaranye n'umumotari. Future yawe n'umumotari ni iyi. En français c'est quoi? Quel est avenir de la motari? Zamurira yo mashatakaya rakatakaya. Hey! Ntabwo nshaka gusakuza bidafite point. Nashakuje mu gitondo byari bifite rezo, ariko ubu ndatikura. Mfite inkota. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Pepe ya Bwana, haleluya. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Gambirira kwicaza ababyeyi bawe. Gambirira ko bazaza bazavuga imisango. Ushobora kubwiriza umwe benshi batumvisha. Gambirira, umva. Gambirira kwicaza ubukwe kwa so, kwa mama wawe na so. Gambirira kutanyura mu idirisha. Gambirira kudatwarwa na moto yo bita gahene. Haleluya! Gambirira kutaza n'ibinyandari wanyu. Ntati ndi bugusaba mfite imodoka ndataha. Rwose. Zamurira Yesu icyubahiro, haleluya. Pepe ya Bwana, jugambirira kuzana umukwe muzima iwanyu.
ntukazane ubukwe ngo ujye kubuhisha. Uzakorerwa i Kigali ariko ahantu munsi, ahantu kunyura muri korodori noneho ugakata, hari agahema koroheje tuzashyiramo abantu bo mu Kirebe, ubwo bazaba baza bashoboye. Oya, gambirira kubuzana mu cyaro mu Kirebe, gambirira kubuzana iwanyu. Marakatakataka yashetereba. Gambirira kugira ngo abakecuru ubashyire ingofero. Ajya babashyira ingofero, babashyira urugore. Munyibutse sha, munyibutse. Humura uzabyara neza, uzamurira Yesu icyubahiro cyane. Umva, gambirira kureba umukecuru wawe nawe umuha agaseke, uha mama wawe agaseke. Gambirira kwicara muri parliament y'igihugu, gambirira kwicara mu bajepe nawe, gambirira nawe kuba ingirakamaro muri iki gihugu. Uzamurira Yesu icyubahiro cyane. Haleluya. Makataka yashetereba. Mumangira ukwegereye ngo urareba utese ngo ariko se hose niki? Murebe uw'inyuma, natakurebure umenye ko afite abaranje. Mubwire ngo gambirira, gambirira. Shakataka yarabaka. Mubwire ngo gambirira. Ntabwo uzigera ukenyuka. Zamurira Imana yawe icyubahiro cyane. Rakataka yarabasha. Imana komeza gahoro gahoro. Komeza ubakubiteho gahoro. Banza wumvirize gahoro gato. Abandi baciye baganya, niho nanjye naciye ndaba. Abandi baciye bakaka, niho nanjye naciye ndaba. Abandi baciye barira, niho nanjye naciye ndaba. Abandi baciye baganya, niho nanjye naciye ndaba. Haleluya, haleluya. Ndagusengeye ngo aho abandi banyerera bakagwa, Imana ihakurenze. Aho abandi bapfira, Imana ihagukiriza. Aho abandi bakenera, Imana ihagutabarira. Aho abandi bapfayongera, Imana ikugira uw'agaciro. Yeganyereza ukwegereye, mubwire ngo uri uw'agaciro imbere y'Imana. Mubwire ngo uri uw'agaciro imbere y'Imana. Mubwire ngo Imana ikugira uw'agaciro. Munyeganyeze, munyeganyeze, munyeganyeze. Uti Imana ikugira uw'agaciro. Fata kuri uyu musore. Rakaka yashata yaraba. Makata yashe. Ye. Makata. He resolved in his heart. They purposed not to defile themselves by the royal food. Barinze umwuka w'Imana, barinze ibanga na Kristo. Uyu Kristo mumuta ni utumye mpagara. Ntabwo ari Rusine data rusuzuguza abamwigimba uri hariya, si utuma mpagaze imbere yanyu. Ariko afande wo mu ijuru naramwubahishije, nanga kugwa nawe mpesha agaciro. Uzamurira Yesu icyubahiro. Afande, buri muntu wese avuge ngo soma hano afande. Buri muntu wese avuge ngo afande Yesu, afande Yesu. Mareketere bakaya shete. Yesu ni mwiza gusa. Ntukemere agahungu kugutesha umutwe. Mva, ngiye gukora kuri Israel niwe menyereye, abandi mutaza kunkubita kamere ni zose. Bagukubita batya ku kibuno, uri fene, uri gifenensi wowe. Ariko reka tubanze turebe. Ayiwe, ariko mva Yohana. Uri gifenensi wowe. Baragukanda kanda uri imineke. Mashekete. Bwira mugenzi ngo qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Mubwire ngo uravuga iki wowe? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Bakanda amabere. Ayo mabere nibo batumye amera, nibo bayamejeje. Fa kuba pagani. Kunda Yesu mwana w'Imana. Zamura Yesu cyubahiro. Kunda Yesu mwana w'Imana. Hari ibintu bigenda bikurura destiny. Your destiny, amagenda yawe cyangwa se urugendo rwawe rwo mu gakiza. Hari ibintu bigukurura. Imana irareba uzaba minister, ikareba uzagira urugo rukomeye, ikareba izaguha umugabo mwiza, ikareba izaguha ijuru, ikareba izaguha umwuka wera.
genda izagukorera ubukwe uwo muhungu ufite ajya kureba arebe yarongoye marayika. Genda shingira gusa, ndashingira pe, shingira ubukobwa butoya baba busaba do iwacu batangira kubasaba abakobwa biwanje bafite imyaka 20, 18, 19, 20 naho babatwarira burya kugumirwa no kugwa kuziko biragatsindwa n'Imana. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bagenda wajya kubyara akavuga muganga akazana ishoka, akazana intorezo, akazana amakasi, yewe yananiwe gusunika umwana, nimuzane ntuza dupfe gukubita turebe. No, uzahera umwana wawe nta uzagusatura ngo agukoreze zibene. Uzagenda uri mutoya, uzabona ejo hazaza hawe, uzabona umugisha niwubaha Yesu umwana w'Imana. Buriya nimubona abaririmbyi bahagaze aha, basi uzakagenzura ku kantu. Noneho bazirebe aha cyo kamanuraho gatoya. Aha none ukabona umuntu aririmba ajya ngo atatureba, muzagimenya ko ari umusambanyi. Nta muntu wasambanye muri korali waririmba areba abantu atya. No, aririmba ameza atya. Umwe agaturuka mu idirishya, undi agaturuka. Kuki mwigira abasivili muri abasirikare b'umusaraba? Nimwongera nibwo mwarepeta muri babiri mukaririmba mukanezeza Imana, ukabona abasivili 3 baje kubiyunga, mujye mubirukana. Uzarepete. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Haleluya. Zamurira Imana icyubahiro, uvuge ngo amena cyane. Ariko abakobwa bacu babaye bate? Mubaye iki? Niki cyabashajije? Niki gituma musara? Abasore mufite kibazo ki? Ugure kuri pantaro ikagera hano ukagira ngo urapfuye gusa. Buriya biriya bintu byaregeza umuntu kwambara ipantaro ikagera hano byazamwe n'abatinganyi. Abatinganyi kuko ububuno bwabo baba barabwangishije bubora. Noneho yafatisha ipantaro nkuko nambaye nta. Urabona uko nambaye? Noneho uko nambaye nta niyo nakuramo intuza uburiya uko nambaye. Noneho umutinganyi iyo yambaye cya ipantaro igafata hano aratonekara akababara. Noneho ahitamo kujya yambarira aha kugira ngo ibise bafite imbere byashize ipantaro ye gukoraho. Nawe warangiza ngo wabaye umusore ukomeye ngo uragenda upongo umeze utyo, ufite ibibazo. Kuna probleme wewe. Kuki mwigana iby'isi? Imana ntifite ibirungo byayo. Bibiliya iravuga ngo mwigisha ryawe ntugatere waraza. Jugambirira, gambirira kuzicaza abantu. Umva, Imana ibibonemo inyungu maze nawe ubibonemo inyungu. Ibiboneremo icyubahiro nawe wamamariremo. Hasaza bagoreka mwaba turacyagira abamama kweri. Kuki umukobwa waza yambaye guso ngo nuko abi Kigali? Ikigali ni hehe? Ikigali ni muri paradizo. Ikigali ni igiki? Abi Kigali noneho uriya mukobwa wanjye abi Kigali uzi icyakorera Kigali? Kigali umuririmbyi w'umunyarwanda yaravuze ngo nugerayo uzasanga ngo iki, ngo amatara yaka ngo ugire ngo ni paradizo, ngo ariko ni amashiraniro. Ambara neza, zinduka mu rusengero rw'Imana, ubaha Imana, ririmba nk'umuntu wuzuye umwuka wera. Uririmba si ukwihombeka rwose, oya, uririmbana ubutware. Uririmbe nk'aba mukecuru nabo. Mukecuru hari umukecuru urimbana ubutware hano ni nka babiri. Umwe ava mu cyaki ya Peter, undi sinza w'inzobe mama w'inzobe simuzi ariko nane gumugisha tuti. Urabyumva? Ubu dukozwe n'isoni ariko murabona tumwayira. None se mushakira iki? Ibintu by'isi biraho bizashira ejo Yesu ari mu nzira araza, hakuye umusaba umwuka wera. Mwambare neza, mwihesha agaciro nk'abantu b'Imana, nk'urubyiruko ruzayobora igihugu ejo, nk'abaministiri dufite, nk'abagenerali dufite hano, nk'abakomisiyoneri ba polisi dufite, nk'abambasadazi bahagarariye Kristo. Mwihesha icyuba, mwihesha agaciro, gambirira.
umugore umwe yaraje Nyagatare anzanira amafaranga, arambwira ati yajyaga aza mu rusengero ariko aza ari igitero muzi, Imana yaramubwiye ati afite amagini. Yari afite amagini mu mutwe, mu musatsi, mu irugu, mu zuru, mu maso, mu ngoyi, akamanuka mu karega, mu ishurujipe, akamanuka amagini gusa uyareba. Ariko mujya mudisaninga, wari wareba aho umuntu ngo mwinjiremo imbere umenye icyo ari cyo. Imana irambwira iti iriya probleme kameme gra derira. Arambwira araza arampamagara ati narinzanye ituro, ati nsanga hano kuri diplomate. Imana ishimwe rwose umukirisitu ngira ngo yamenye ko mfite crisis y'amafaranga. Ntigerayo arabanza mpikarita y'ibihumbi 10 zazindi zabaga zimeze nk'agakeka zigize zicyo. Arangije avana y'ibihumbi 100 arabima. Ntangira agura muri diplomate, agura icyayi. None harangije aravuga uri umukristo, ambwira ati rwose numvishije nyowe kuguhituro kugira ngo usabire umugisha. Nibyo rwose ndawumusabira, ariko nkabona ari mu kindi kirere, ahubwo ndaranantira n'isiseme ndeba agaragura ibyiso, areba cyagaragura ibyiso. Haleluya. Areba cyayirebesha cyangwa nk'ushaka guhwera, nkumva namubwira ntiwahwerese. Ave nitikurira amafaranga, ndayatikura nayo namuhaye. Niwe wayanzaniye ndayasekura, nawe uyazanye nayasekura, kandi cyakuzanye ntukibone. Arangije rero aza kumenera ibanga, arambwira ati mfite ndashaka uramutse wemeye ko twajya kuryamana, mfite amafaranga kuri konte nakugurira imodoka. Nge ntago nagize ubwoba, naravuze ngo ku mutima nari nkuzi. Nahamagaye madamu ni uzi ibintu biri hano ni runaka rwose kabisa, ngo ibingibi ngo nemere ngwe nge mwijipo ye ngo ampa amafaranga. Urabona uburebure bwanjye bwajya n'amavuta yanduhishe, n'iby'Imana yankoreye n'urupfu yandengeje, nkajya kumena amavuta kwera umupagani jewe. Ndamubwira nti yewe ayo mafaranga yawe sinamena amavuta, yihorere, ahubwo ayo wampaye niba nayo wayampaye kubera ibyo ngibyo umbwire nyashake ndanayiguza mu bantu nyagusubiza. Agenda azana kado ahantu, mpamagara madamu ndayimwereka, turayitwika. Wowe urakina wowe, ibyo wari wabibonaho. Ariko wari wahabwaho n'umugore nyibura amafaranga miliyoni, ariko mugira amavuta. Umukobwa umwe ntabwo yari umuhehesha, naramubwirije ava mu badive, ankubita amafaranga. Icyo gihe naragatindi naragakene, ariko ndi mfite umwuka w'Imana. Asinyira ibihumbi 450. Ndabanza ndeba nkajya ndeba amazero, nanirwa no kumenya yariyo kubera ubutindi gusa. Kene buragakubitwa n'inkuba itagira amazi. Nkananirwa kubara ibihumbi 400, nkajya vuga ibihumbi 4,500 kandi ari 450 kubera ubutindi. Mbwira mugenzi wawe uti burakicwa n'Imana gusa ubukene. Ubaye iki kwisho hawe hazaza ari heza. Mbwira mugenzi wawe ngo wa mwana w'Imana, mubwire nubwo yaba ari umukecuru uti wa mwana w'Imana we, kuva igihe ugihumeka utya umwuka ukava mu kanwa kawe no mu mazuru ugasohoka ukagaruka, umubwire ngo uri umukandida wo gutabarwa n'Imana. Akandi kaga nigeze guhura na kundi yanteye ansanze ahantu mu hoteli nasengaga ushaka gutangira itorero, sindi bukababwire. Nigeze kukabwiraho ba pasiteri, ariko ntago ndi bukababwire, biratuza ijambo. Mutinde iyo Imana yaramumfatiye imukorera ikintu aho ngaho ndaho, yarambwiye ngo ramya, ndaramya, imukorera ikintu gikojeje isoni aho darahanya Gatare. Ibintu mboneye hano mu isi jewe sinzamena amavuta. Zamurira Imana yawe icyubahiro. Amavuta araruhanya sinzayamena. Amavuta
amavuta mpesheje nk'abantu bakaminka, amavuta akamesha ubutaka akanyubahikisha itorero rikomeye, amavuta muzana meya tukaganira nkaho ndi mugenzi we, amavuta atuma ngira igikundiro mu bantu, amavuta y'Imana ampa ijambo, amavuta mvuga umwana w'Imana akazana 500, uzanye 500 uyu nguyu afite miliyari 500 yazizana, imbaraga zimuzanisha 500 zamuzanisha igifunguzo cya benzi. Zamurira Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Amafaranga azanywe n'umukirisitu tutigishe gutanga, pastor ntabwo twigishe gutanga, akazana ya 500 y'umukirisitu arangana n'ibihumbi 500 by'amanyarwanda aya y'umukirisitu w'Imana, kuko niyo mafaranga y'umugisha azanwa no kumva hari ahantu umwuka w'Imana mugeza, akaza akavuga ati reka nture mu mavuta y'Imana. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya, zamurira Yesu icyubahiro. Haleluya, pepe ya Bwana. Haleluya, haleluya, pepe ya Bwana. Haleluya, haleluya. Paulo yabwiye gambirira nuko kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha aribyo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Zamurira Imana icyubahiro. Haleluya, pepe ya Bwana. Haleluya. Gambirira mu mutima wawe, gambirira kutiyandurisha. Uzi cyavuyemo? Bari ibishimbo byonyine, banga kurya inyama, banga kurya amafiriti n'amapirawo. Ariko wari uzi ko abayisilamu babatumira ku munsi mukuru w'Irayidi mukajya kurya Irayidi? Uza amagini baba bayeretse. Buriya baba muri kijini ryitwa Jinati Aributuru. Jinati Aributuru baba barimurikiye ipirawo yabo, baba batongereye. Nunagura n'inyama kuri buca yabo, byusenga uvuga ngo nirukanye ibyo imizimu yo batongereye bajya gukata inka. Ndavuga ngo iyi nyama ntikiriye y'abayisilamu, nyihinduje amaraso ya Yesu. Zamurira Yesu icyubahiro. Haleluya. Ubwo imizimu ba wirukanye. Dusome ijambo ry'Imana, Petero wa mbere 1:13, 14, 15, 16. Petero wa mbere. Turavugana n'urubyiruko ruri hano. Muzi ikintu Imana ishaka kubakorera mwebwe? Muzi ko muzajya mubwira ibimuga bigahaguruka? Muzi ko ibicucu byanyu muri revive igiye kuza, generation yacu, ibicucu byanyu bazajya banyuza umurwayi wa kansa mu gicucu cyawe akire? Reba ayo mavuta wayagurana amandazi, wayagurana chapati, mufunga inguni ku mashuri yanyu, muhagararana n'abamotari mujya babatwara. Buriya abamotari nibo bazi abantu basambana, kuko batwara umusambanyi bakamugezayo, bakagaruka bagatwara undi, nabo barangiza bakiyongeza undi nawe. Wowe uzaganiraho n'umumotari, soma nshuti y'umusaraba. Petero wa mbere igice cya mbere 13 kugera 16. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwirinde ibiyobyabwenge, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzanirwa na Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, nimwishushanye n'irari, nimwishushanye. Subiramo aho wari. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, gukenyera. Uretseho gatoya, gukenyera. Urebye umumama uri aha wese ukenyeye, ukareba umubyeyi wese ukenyeye uri hano, ntabwo ushobora gufata kumwitero wote ngo ukuru rugwe. Harimo umweko, urakomeye. Babivuga ngo umutima wawe agakiza kabe gakenyeye nk'uriya mu mama, kabe gakomeye, nta muntu waza akugushe ko yazanye amafaranga. Soma. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringira rwose impano y'ubuntu muzanirwa. Buhagaze aho ngaho, mwirinde ibisindisha. Abantu iyo bumva ibisindisha basobanukirwa inzoga gusa, urumogi gusa. Ibyo nabyo biriho, nabyo byirinde. Ariko hashobora kuza umugore
ukamureba ugasanga wowe uri nk'ibweja imbere ye. Abakobwa yize kureba abasirikare bari kumwe na fande yiyamamaza hano, ndabamuzehe intore z'Urusiri ntambwe yaje kwiyamamaza, bareba abasore bamwisikotinze, abakobwa barabareba baravuga ati mana yanjye ubu abasore rwose aho twarababuze naho ubundi bibera hariya, barabatwaye gusa hasigaye twebwe badusigira amabweja. Niko abakobwa bararekaramye, rekarame la fille rekarame problème de la homme les hommes bivuge abakobwa bararekaramye kubera ikibazo cy'abagabo. Mu gifaransa en français c'est quoi? Les filles ont réclamé, les hommes, les problèmes des hommes. La fille réclamait les problèmes, non ndongeraho grand problème de la zone. Les hommes abagabo ngo barabuze wowe wabuze umwuka wera. Nta muntu ufite umwuka wera ugwa kuziko, kandi niba uraha waraguye kuziko ndagutegetse uve kuziko mu izina cya Yesu umwana w'Imana. Kukinana umwuka w'Imana. Ejo nashaka kujya Kigali, iriya modoka nashaka kwishyiramo 60,000 cyangwa 65, ariko ndi bubone amafaranga banka zakinguye bahisi bagenda saa 3 saa 4 aho ngaho. Noneho ndara ndi bugiye gushingira umukobwa wanjye, nyina n'umwinginzi, n'umuntu wabwiye abana be bose aho bakora mu myanya ikomeye ati mujye mwibuka ubutindi ko ari pastor wabubakuyeho, ati muribuka bavugaho amagambo meza azavuga ko muzaba bakomeye. None akajya abwira umwana we wese gutanga icya-10 mu bana be bose. Abasivili ba Nyagatare basenga banyima icya-10 mfite aho gituruka batazi. Ndagusengeye ngo Imana ikunyurize inzira abarozi batazi, inzira iguha amafaranga n'iterambere abanzi banyu batazi. Pepe ya Bwana, haleluya. Ndi inshuti y'abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Mamagara umugabo umwe w'inshuti yanjye, nawe naramushingiye, we n'umunyagatulika, umugore we n'iki n'umurokore. Noneho bajya gukora ubukwe, barambwira batariko bati runaka arashaka gukora ubukwe. Ndavuga nti aho kugira ngo ajye gusezeranya na padiri, none se niba padiri asezeranya abantu twebwe tukemera impeta ko tutabasubiramo ngo tubasezeranye. Noneho rero nanjye kubera umugore ko akijijwe nanjye ndamusezeranya kugira ngo mbagire bombi, ariko kuva musezeranyije byamuzaniye nko gukunda Imana nanjye. Noneho ndamubwira nti amavuta ndashaka amavuta ni kandi banka niziraki. Aravuga ati jya kuri station yanjye, niba ushaka furutanka, niba ushaka bagushiriremo aho uzayabonera cyangwa ntunayabone wuzuze. Ntago ari umurokore. Nanjye mpavuye warushinzwe kunzanira amafaranga ambwira ati saa 4 aho ngaho bayampaye mpita nyoherereza wa wundi kugira ngo atazansuzugura. Nubwo yavuga ati genda nuyabona uzayabone, nutanayabona ntacyo uri inshuti yanjye, ariko pastor ndayemuha. None mu gitondo afite inka z'indage hariya mu Nsheke, arambwira ati ariko ati uzansure nguhinga sike zamurira Imana icyubahiro, haleluya. Ati nguhinga, genda nawe Imana iguhinga, ikoresha abantu nawe iguha ibyo ushaka. Mu Imana itegura guha umugisha muri uyu mwaka, nawe ubemo mu izina rya Yesu umwana w'Imana. Ariko jurinda amavuta. Pastor, ya minota yacu derira byarangiye twabigira dute ko tutica itegeko? Vana ibi bitabo nimwe mwaririmbye cyane, mukunda kuririmba, ariko je ndabasengeye ngo muririmbire no mu mwuka. Zamurira Yesu icyubahiro, haleluya. Haguruka ku maguru, uhagarare ku maguru yawe. Ntago ngiye kwica gahunda z'abandi jewe. Manika amaboko yawe uvuge ngo Uwiteka niwe Mana. Mubwire ngo sinzagwa. Urubyiruko ruraha uruhindukiye mugenzi mubwire ngo sinigurisha. Fata icyemezo ugambirire kutazongera gusambana n'uriya mukobwa.
fata icyemezo ureke uwo muhungu kubeshya ko azagushaka akabanza kuryamana nawe. Fata icyemezo, fata imyanzuro. Ndego fata imyanzuro, uve mu bupagani, uve mu busambanyi, uve mu bujura, guhora ukura ibyinyo, gukura nuko urya amafaranga y'abahungu, uyu nguyu umutendeka n'uyu mutendeka n'uyu, ariko hari aho bayakwishyuriza nawe urahazi. Zamurira Imana icyubahiro uvuge ngo amena cyane. Turi muri aya mavuta ndashaka kugira ngo ndebe umuntu wizera Kristo, kuko tumaze kwizera Kristo ibintu byose bihinduka bishya, akatubabarira, akatugirira imbabazi, akadusubiriramo. Niba twarasambanye, niba twararoze, niba twarakoze ibiki, ibyaha byacu byose bihinduka nka sheregi, akatweza, agakuraho umwaku, agakuraho ibisirani, agakuraho kudashaka mu miryango y'iwanyu, agakuraho urupfu, agakuraho karande, agakuraho ubukenya, akaguha igikundiro. Abapasiteri barazaga bakambaza Israel, bakambaza ngo ariko ubigenza ute? Ngavuga ariko nge nigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri, nkavubwira abantu ukuri ukuri kwahuranyije. Niko mbwira umuntu, usigara asigara umunyakuri akizwa, ugenda agendera umupagani. Abakristo biwanje n'abashaka amafaranga bakakubita miliyoni n'igice ako kanya aho ngaho. None ubu ngubu kugira insengero barashwiragiye, birirwa bazitanga mu masengero. Narabwe ndi mu gasita hose ari Yesu. Buri iyi basi ya Yesu ntigihomba. Wanga gutanga amafaranga hano, wajya kwa runaka ukayatangayo. Buri uragenda ukajya hariya kurira basi, wagera ryabega ukavamo hakajya mundi. Kandi reka nkubwire, iyo umuntu avuye mu rusengero avamo yaraguze intebe, hakaza undi nawe uguriye senti. Mwumva Yesu ahomba se? Ni bisi ntigihomba. Iyo reba bagiye bareke bagende, sigarana umwuka w'Imana n'ukuri no gukiranuka. Imana izana abandi kandi bagakora imirimo irenze ya babandi bakoraga. Zamurira Yesu icyubahiro. Ndagira ngo rero uzamure kwizera, ufata umwanzuro wo kugira gute, kwanga kwiyanduza. Mudiyakoni mwiza ngwino nkurire hano bintu. Ndashaka kubona abantu bavuga ngo ubu ngubu ndambiwe gukora ibintu ntashaka. Sinkubwiye ngo uzuri umusambanyi, sinkubwiye ngo nje kukumwaza. Nta Mana yacu imwaza abantu. Imana ntago, Imana ni imfura gusa. Imana ni urukundo, ntago imwaza abantu. Ariko uvuga uti ibintu narindimo ndumva mfite n'isesemi ndabihaze, hari imbaraga zankoreshaga muri ibyo bintu, ariko sinshaka kongera gusubirayo. Ndashaka utera intambwe uze hano mutebuke. Kandi Imana iraguha imbaraga, iraguha amavuta, iraguha igikundiro, iragukorera ibyananiranye. Utambuka uze wiyakire Yesu. Tambuka hano muze, mukumukomere mu mashyi. Nawe ntugire ubwoba, mutambuke muze. Iyizire nawe, iyizire. Bareke baze, nawe vayo. Satani ntakubeshye. Iyizire muko, iyizire nawe, iyizire muhungu. Ngwino tambuka uze, hanze ni habi. Hanze ni habi, utazapfira mu byaha. Tambuka. Ngwino winjire mu rugo kwa data, nyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino nawe abinyuma, ngwino uvuga uti maze ibintu umwanzi yankoreshaga simbishaka. Tambuka, manika ukuboko kwawe uri ngusengere. Manika ukuboko ukavuga ngo hari ibintu nakoraga ndi mu murimo w'Imana, ariko ndumva mbihaze. Hari ibintu nakoraga bidakwiriye. Manika ukuboko kwawe aho uri inyuma aho ngaho, ukumanike. Yizire nawe mukobwa mwiza, yizire. Erega aba nibo barokore. Nawe uri inyuma ntuwemerere shetani. Niyo waba uri umuntu mukuru, niyo waba uri pastor uri hano, tambuka nawe ngwino. Yizire, ngwino nibakubisuze. Yizire rata, yizire dusenge. Twe kumara amasaha y'abandi. Turashaka gufata imyanzuro. Fata imyanzuro. Tumanika amaboko yacu twese, dusubiremo aya magambo. Tumwami Yesu, mano waje imbere mu ndebe hano n'abandi baza. Umwuka wera arimo, hari umuntu arimo abwira winangiye. Mu ndebe hano, mwebwe baje hano, mu ndebe hano, muhindukire mu ndebe hano. Abari inyuma mumanika amaboko yanyu, mwihumiririze. Humiriza ku maso, manika amaboko yawe mu izina rya Yesu. Umwuka wera hari umuntu avugana nawe. Ngwino, sindi butinde, ndashaka kuva imbere yanyu. Ariko uyu niwo munsi wo gufata umwanzuro. Uva mu kintu ugisubiramo, uririmba nawe uzi ikintu cyakunaniriyeho.
tambuka uze hano, Imana irakugirira neza. Manika amaboko yanyu mu izina rya Yesu, vuga uti mwami Yesu mwana w'Imana, hari ibintu ndambiwe guhora mbisubiramo. Ndasenze none ahangaha kugira ngo umbabarire. Twese dusubiremo aya magambo, kugira ngo umbabarire, wongere kushyira ku rufatiro, wongere kunyeresha amaraso yawe, wongere kunsubiza mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi natuye kuri umwami w'ubugingo bwanjye, natuye ko wapfuye ukazuka, nanze Satani n'imihango ye, nijesha umutima wanjye yuko uri umwami, ndakijijwe. Unyezeho imyanda yose n'amafuti yose, umpindure umuntu mushya mu izina rya Yesu, amen. Katumanike amaboko mbasabire umugisha. Uje arwaye afate hano. Data mu izina rya Yesu, urwaye afate ku buzima bwe, ku gatuza hano cyangwa hakunda, niba urwaye kunda, niba urwaye umubiri wose fata mu gatuza kawe. Mwami Yesu Kristo umwana w'Imana, nsengeye urubyiruko rwawe. Ubu nibwo buntu waduhaye kugira ngo dusangire nabo. Ndabasengeye ngo ubahe imbaraga muri iki gihe, ubasuke umwuka, wegure ihema rya Dawudi ryari ryarasenyutse ryaraguye, wongere kurisana. Revival izaza mu Rwanda mwami, tuzayitapingeho kandi tuyikoreremo. Urubyiruko rukizwe, rwuzure umwuka wera, ubusambanyi bavemo, urumogi rubavemo, ibiyobyabwenge bivavemo, ibisindisha bibavemo mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi nurangiza uvuge ngo amen. Vuga ngo amen. Oya mwashonje, vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Vuga ngo amen. Yesu abahe umugisha. Mwicarire twakire pastor. Pastor karibu sana, karibu sana. Twagushimiye. Mufashe tumukomere amashyi tumushimire. Arakoze cyane, turamushimiye kubw'ijambo ryiza. Twahawe umugisha mu mwanya wabanje, duhawe umugisha muri uyu mwanya. Imana imugirire neza kandi ikomeze